TVR Haleluya, 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 haleluya. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data se umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kubasuhuza muri aka kanya, muri kumwe nanjye Gombaniro Guillaume, akaba ari we mugiye kubana mu mwanya utari munini kandi ntube na mutoya. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Turagushima murengezi mwiza, mutunzi w'imbabazi nyinshi. Turagushimira kuko wahisemo yuko twumva ijambo ryawe, yuko twumva inkuru nziza y'agakiza kawe watuzaniye, mwami w'abantu. Mu kiunguzi mwiza turagushima, turaguhimbaza kubw'urukundo wadukunze n'imbabazi zawe nyinshi zitagira akagero. Ubishimirwe mwami w'abantu. Akanya rero amasaha nk'aya turagusaba ngo uze ubane natwe, ture muri twebwe, ube muri twebwe. Mu kiunguzi mwiza, icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe none iteka ryose. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Icyubahiro nikibe icy'Imana ihoraho, amahoro mu isi abe. Turashima Imana Data twese kubw'urukundo rwe rwinshi. Ijambo tugiye kwiga cyangwa tugiye kurebera hamwe rifite umutwe ugira uti ibyo biba nibyo usarura. Akenshi na kenshi abantu benshi ntabwo wabiba amasaka ngo usarure uburo, ntabwo wabiba umuceri ngo usarure ingano, kandi ntabwo wabiba ibigori ngo usarure amasaka. Ntabwo bishobora. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Haleluya. Tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma. Turasoma igice cya mbere ku murongo waho wa 16. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Pawulo yabwiye itorero ry'i Roma ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Haleluya. Aravuga ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Haleluya. Iyo wizeye, iyo wumvishe ijambo ry'Imana ribiguhesha kwizera, kandi kwizera kukaguhesha gukira. Haleluya. Iyo utizeye ntabwo wakizwa, iyo utumvishe ntabwo wakizera. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza rero bwazanywe n'umwami wacu Yesu Kristo, arangije atuma intumwa kujya kubutanga. Haleluya. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nazo zirangije zirabuduha. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nk'uko ibihe byagiye bisimburana, kugira ngo uwubwumva akizera abashe gukizwa n'Imana. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Yesu Kristo yatumwe n'Imana. Yesu Kristo arangije atuma abantu intumwa zigenda zibwiriza abantu kuza kugera kuri ubu ngubu
no ku bandi bazaza. Haleluya, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwene data, kwizera niko guhesha gukira. Utizeye ntago wakira. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kandi utumvishe ntago wakizera. Umukiranutsi wese abeshwaho no kwizera. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Umukiranutsi wese abeshwaho no kwizera. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kadusome urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 5 ku murongo wa 16, haranditswe ngo, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya. Kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tuyoborwe n'umwuka, muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo tutazakora, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, ahubwo tuzakora ibyo umwuka yifuza. Haleluya. Kuko tuyobowe n'umwuka. Ku gice cyo cya 6 ku murongo wa 7 akavuga ngo, nimuyobe Imana nintegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Haleluya. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Haleluya. Ubibira mu mwuka, ubibira muri kamere, ni abantu babiri batandukanye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Ubibira mu mubiri, ubibira muri kamere y'umubiri azasarura kubora. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dore imirimo ya kamere iragaragara. Igice cya 5 ku murongo wa 19, gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugumanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Arandika ngo, Pawulo arakomeza aravuga ngo, ndababwira ukuri yuko ukora ibyo ubwami bw'ijuru atazabwinjiramo. Ukora ibyo ntazaragwa ubwami bw'ijuru. Abakora ibyo ntibazaragwa ubwami bw'ijuru. Nimba dukora ibyo ngibyo, ubwami bw'ijuru buri kure yacu, ntabwo tuzigera tugera mu ijuru. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubwami bw'Imana bwaba buri kure yacu. Mwene data, ndagusaba ngo ugende nk'uko umwuka ashima. Ariko rero imbuto z'umwuka ni izi ngizi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Nimba ibyo byose ariko umeze, ubwami bw'ijuru ni ubwawe. Wa mukiranutsi we, ku murongo wawo wa 24 haravuga ngo, abakirisitu Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Ku murongo wa 25 hakomeza batubwira ngo, niba
tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Amen. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwene data, soza. Soza, twe kwifata uko tutari. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana by'ukuri. Bene data, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen.